ikintu cyose uha agaciro kirahenda. Nta kintu na gito ushobora kubona gifite agaciro kidahenda. Umugeni wa Kristo cyangwa umukristo afite agaciro gasumbye akamaraso ya Yesu. Mwami wacu Yesu Kristo, tugishimiye umwanya uduhaye mwiza wo kuvuga ijambo ryawe, kandi ijambo ryawe niryo ritanga ubugingo. Turagusaba ngo uzirusukeho amavuta akwiriye kugira ngo rigire uwo rufasha. Tubisabye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, amen. Dusome urwandiko rwa kabiri rwa Samweli, igice cya 24 umurongo wa 24. Ariko umwami abwira Arawuni ati, oya, ahubwo ndabigura nawe nanjye igiciro cyabyo. Sinabasha gutambira Uwiteka Imana yanjye ibitambo byoswa ntabitanzeho ibyanjye. Nuko Dawidi agura iyo mbuga n'inka, atanga shekeri z'ifeza 50. Ndashaka nkurikiye umurongo umaze gusoma hano, ndashaka kuvuga ku ijambo rivuga agaciro k'ubugingo. Hano Dawidi yashatse kubakira Uwiteka igicaniro, hanyuma uwo yagiye kukigura nawe aramubwira ati, ndabiguhera ubuntu. Dawidi aramubwira ati, sinshobora gutambira Uwiteka igitambo kitagize icyo kiguzi. Ndabiha agaciro kabyo hanyuma mbigure. Arangije agura abantu atanga igitambo cy'Uwiteka. Bivuga ngo ikintu cyose uha agaciro kirahenda. Nta kintu na gito ushobora kubona gifite agaciro kidahenda. Umugore arahenda kuko afite agaciro. Niyo mpamvu umuntu yemera gutanga inkwano, agatanga amafaranga, agakora, agashakisha kugira ngo abone icyo atanga kuri wa mugore. Kandi icyo utanze kuri uwo mugore ni icy'agaciro, ariko kiba kiri hasi y'umugore, kuko umugore aba afite agaciro gusumba cya kindi wamutanzeho. Kugira ngo ubone zahabu cyangwa diyama bigusaba akazi gakomeye cyane, ariko iyo ufashe ibuye bita isarabwayi ntabwo rirushye kuribona. Ni nayo mpamvu naryo nta gaciro rigira, kuribona biroroshye. Ariko ngo ubone zahabu bigusaba igihe kinini, bigagusaba imbaraga zishoboka kugira ngo ucukure, ushakishe zahabu uyibona. Iyo uyibonye uba ubonye ikintu gihenze cyane cy'agaciro. Ubugingo bw'umuntu rero nabwo bufite agaciro. Ni nayo mpamvu Yesu nawe yemeye kuza atanga amaraso ye kugira ngo abone umunyabyaha, kuko ubugingo bw'umunyabyaha bwari bugiye kuhazimirira. Niyo mpamvu umuhanuzi yavuze yuko umugeni wa Kristo cyangwa umukristo afite agaciro gasumbye akamaraso ya Yesu. Kuko hano umuhanuzi aravuga mu kibwiriza yise ekutere, cyangwa se nimumwumvire, yabwirije itariki 10 z'ukwa gatatu mu 1957. Yaravuga ati, umugore wanjye yambwiye muri iki gicamunsi ati, ko wabwirije n'imbaraga nyinshi cyane, wabitewe n'iki? Arambwira ati, nabwirije mu buryo amaraso yari hafi no kumvamo, igituza cyanjye kirambabaza cyane bitewe no kuvuga cyane. N'umugore arambwira ati, ese niki cyaguteye kubwirizanya imbaraga gutyo? Ndamubwira nti, mfite abacunguye we b'umwami Imana imbere yanjye,
kuko aba bantu imbere y'amaso y'Imana bafite agaciro gasumba ak'amaraso y'umwana w'Imana. Mwacungujwe amaraso y'umwana w'Imana. Ni ukuvuga ngo twacungujwe ikintu cy'agaciro gikomeye cyane. Bivuga ngo rero nubwo twacungujwe ikintu cy'agaciro, nuko twe natwe dufite agaciro gusumba cya kintu cyatanzwe mu mwanya wacu. Bivuga rero ko twe dufite agaciro gasumbyeje ibintu byose uzi kuri iyi si. Ni nayo mpamvu ubugingo bw'umuntu bufite agaciro gakomeye cyane. Umuhanuzi umunsi umwe mu kibwiriza yise les opérations du Saint-Esprit, cyangwa se ibikorwa by'umwuka wera, ku gika cya 9 aravuga ngo akenshi iyo ndamuka mfashe amafaranga abantu bakundaga kumpa cyangwa bashakaga kumpa, ati ubu ngubu nanjye mba ndi umutunzi wa mirenge. Atariko uyu munsi kugira ngo nsinye na sheke y'amadolari 300 birandusha, kuko ubu ngubu umuryango wanjye urakennye. Impamvu umuryango wanjye ukennye nuko icyifuzo cyanjye nshaka kumera nka babandi b'abakene kugira ngo nisanishe nabo. Aho mu gifaransa ati les membres de ma famille sont pauvres. Abagize umuryango wanjye barakennye. Twese turakennye, nta mutungo dufite. Amen. Ariko ibyo dukora tuzabisanga imbere. Ngwashize ibyumweru nabajije ikibazo umugore wanjye, ati mukundwa, agaciro ni iki? Ese agaciro wagashyira arambwira ati bintu urifuza kuvuga iki? Ndamubwira nti agaciro, ati ndibuka igihe kimwe nafite imodoka nziza mu 1926. Ati mfite imodoka nziza nahoraga nyoza mu cyumweru sinjye gusenga, nkirirwa nyikora neza kugira ngo ise neza. Ariko wongeze ubu ngubu muri uyu mwaka wa 1957, iyo modoka umbajije ibyuma byaho biri nta cyuma na kimwe nabona, byaragiye. Kandi iyo modoka nayihaga agaciro cyane. Ata umuntu aje umugore akambaza, mugabo Branham ndagushima cyane, akambwira ati ndaguha miliyoni y'amadolari. Namubwira nti urakoze mugabo, ndayafata, nzajya kugaburira abakene, nzakora ibintu byiza, nzajya mva ku nzu njya ku yindi, ngurira abantu ibyo kurya, ngaburire abapfakazi, mbagurire amakara, mbagurire inkwi zo guteka, mbambike, nambike abana babo, ngende mu bitaro nishyure amafaranga y'ibitaro ku barwayi, ku batabashije kwiyishyurira, kuri ibintu byiza. Ariko ningera mu ijuru ibyo nzasanga byaribagiranye. Ngo mekariveti si jeganye imisera. Ese byagenda gute ndamutse nungutse ubugingo bumwe ku mwami? Si yari mfite uyu mugoroba miliyari y'amadolari ashyizwe hamwe, ese nayakoresha iki ayo madolari? Nabasha kuyohereza mu isi abamisiyoneri benshi bakajya kuvuga ubutumwa, bakabasha kunguka ubwami, ubugingo bwinshi ku mwami. Sinzi ukuntu nabikora. Yana mfite miliyari y'amadolari, nta nyafite muri uyu mugoroba, nkakora ku kabuto kamwe gatoya, none narangiza nkabasha kuba nabasha kuyatanga, bikampesha uburenganzira bwo kubona papa wapfuye. Natanga, ariko byibuze nkavugana iminota mikeya n'umubyeyi wanjye. None se agaciro ni iki? Qu'est-ce donc une valeur? Agaciro ni iki? Ntekereza ko si je peux gagner une seule âme, niba nabasha kungukira umwami ubugingo bumwe, soit un petit garçon noir, cyangwa umwana w'umuhungu umwirabura, cyangwa ari we wese, tant qu'il y aura l'éternité,
et que cette lumière, cette étoile de Dieu brillera dans la gloire, mon nom sera associé au salut de cette âme-là. Ngo igihe cyose hazabaho iteka uwo mucyo, uyu mucyo ukaba uriho, iyi nyenyeri y'Imana imurika mu bwiza, izina ryanjye rizaba rifatanye n'ubugingo bw'uyu muntu uzaba waje ku mwami. Ni nayo mpamvu umuhanuzi yaje kuvuga mu bibazo n'ibisubizo ku Baheburayo avuga ngo ntekereza yuko maze gusaza, ubu mfite imyaka 48. Ati mu myaka 2 ndamaze kuzuza imyaka 50. Ariko iyo ntekereje nkasubiza amaso inyuma, nareba inzira nanyuzemo muri iyi myaka 48, nkaba nsigaje imyaka 2 ngo nuzuze igice cy'imyaka 100, nsanga ntacyo nakoze. Nkareba ese n'ubugingo nungukiye umwami ni bungahe, n'abantu bangahe nazanye ku mwami. Ndashaka kunguka miliyoni y'abantu. Niyo mpamvu Mana mfasha, numva nkozwe n'isoni gutaha mu rugo ngo njye mu biruhuko, kuko umusaruro ureze, ariko abakozi bo gusarura ntabo. Abantu benshi bari gupfira mu byaha, bagapfira muri izo soni, nkumva bataka. Iyo ngiye kuryama nimugoroba numva abo bapagani bataka bari mu byaha mu gihugu. Bangahe benshi baje kunshaka, byibuze bakaza no ku kibuga cy'indege, bazanywe n'indege baje banshaka, baza ari benshi cyane kubwo kumva byibuze amakuru y'umwami Yesu. Umuhanuzi ati numva binteye isoni kumva ko nshobora kujya mu biruhuko kandi nsize abantu benshi bari gupfira mu byaha. Kubera iki? Ubugingo bumwe wunguka ku mwami na ibintu by'agaciro kurusha amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari ushobora kunguka muri iyi si. Umuntu uzavuga ati se nindamuka mvuye kuri iyi si nkagenda, nzaba nsize iki inyuma? Nzasiga iki musozi? Bangahe bazasigara bazi umwami kubera jyewe? Ni nayo mpamvu nashatse kuvuga nkangurira uwo ari we wese ku muntu wakiye umwuka wera, ku muntu wakiye agakiza. Ese muri wowe uteganyiriza iki ku bugingo buri gupfira mu byaha? Ariko nkaba nifuza kubwira urubyiruko cyane cyane, abashamuga, bakanguke bajye gushaka ubugingo burimo buzimirira mu byaha. Nkifuza yuko iyi Shamuga TV itubera umuyoboro utuma n'abari gupfira mu byaha bamenya ko hari agakiza Imana irimo itanga. Kubw'ibyo Imana ibamugisha. Reka dusenge. Mwami wacu Yesu Kristo, iri jambo si iryanjye, iri jambo ni iryawe. Tugushimiye ko wohereje umuhanuzi muri iki gisekuru akatumurikira umucyo muri uyu mwijima w'icuraburindi wa Laodikiya. Turagusaba ngo twebwe abamenye ukuri dufashe kugira ngo tumurike uwo mucyo, tube n'inzandiko zisomwa na bose, abantu bazaheshe icyubahiro izina ryawe bitewe nuko twahindutse, tumurike umucyo mu mwijima. Urakoze kandi iri jambo ryumva wese rimuha umugisha kubw'ikuzo ry'izina ryawe. Tubisabye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen.